nshimishijwe no kubifuriza ikaze rero nabagaho ubuzima busanzwe gusa njye nagiye mpura n'amatsinda menshi avura aganiriza abantu bagiye bahura n'ihungabana ry'ibyakozwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko mvura muvure yaza ari akarusho kuko nubwo nabivuyemo nahabwaga amahugurwa yo gukansoringa bagenzi banjye kuko nabashije kurokoka Jenoside ari njye mukuru w'umuryango usigaye. Jenoside yarabaye, ndumva abantu bari hano muri iki cyunamo turimo cy'iminsi 100, abantu bari aha ngaha nabahaye ubuhamya umwaka washize kuko nabwo nari ndaha natanze ubuhamya bw'urugendo rwanjye muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Jenoside yarabaye ntabwo ari amagambo, nkuko muvura ibitwigisha tubwira yuko buri muntu wese uru rubyiruko ruraha rufite amateka nabwo rwanyuzemo, ariko ahanini ingaruka zose zitumye ibintu bimeze bitya zaturutse ku mateka twanyuzemo ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwo rero nabagaho ngaho ngewe nubwo nahuye n'ibyo byose, ariko mfite ikintu cyo kugira aho ngarukira ngira limite. Mugenzi wanjye yabivuze ko bavugaga ibintu nyine turi mu mahugurwa y'abayobora biganiro, ndumwe mu bayobora biganiro simvuge. Twamaze iminsi 7 ndibaza ari iminsi 7 igihe cya mbere tugitangira aya mahugurwa, ariko navuze nko ku munsi wa 5. Ni ukuvuga ngo ngiye barabivugaga navuga si igihe nahereye, ubundi niyo wababarira niyo wagira gute ntabwo wakuramo umuntu ibyo yakoze kuko nzi ko ndi mukuru. Hari nabo tubana batabyemera barabikoze, kumva buri muntu wese. Hari n'igihe najyaga ntongana no muri gereza hondi umuntu wese bamukoraho baraturenganyije navuga ariko bari Abatutsi bagiye mu muhanda imodoka irabagonga ugasanga kamere iraje. Ese bari barwaye mu mutwe bose bagiye kwiyahura? Mbese ndahora nibaza buri muntu wese avuga ngo baramubeshye ubone kukabona n'umwe kwijana, nabyo ntibime amahoro yo mu mutima. Nakumva abantu bavugije induru nkumva ndikanze, nkumva mbuza amahoro. Abantu basakuza marangwara umutwe udakira, mara kwa muganga nyine ngira ikibazo cy'umutwe udakira, nkabara numva icyo kintu byose naho bigenda bituruka. Hakabaho igihe rero kubera amahugurwa nahawe yo gufasha abagenzi banjye ya Kanserenge kwihangana mu cyunamo nkihakanya ubugabo kugira ngo mbafashe. Noneho nareba naho ndi nkabana nta muntu ufite wo kubwira ngo bimeze gutya ngo hari uwo ndirira, kuko baba bavuga ibi babwiye cyane bagushyiraho ingengabitekerezo bakabyikuraho bagahita bavuga ngo niwo ufite ingengabitekerezo ngo wazanye amacakubiri. Ndavuga ibyiza bikagera ishekera bigumisha mu mutima wanjye. Mu gihe cy'icyunamo naba mpari kuko abaganga babaga babizi ko bampaye amahugurwa, bakambwira bati uzadufasha. Hakaba igihe genda nagera bakaza bakamagana abagenzi banjye dufatana mu majyanama w'ubuzima, bakambwira bati mama Safi ngwino turebere umuntu. Nkaza avuga se ninde amureba namara navuga ngo ni umwiharisha ngo ni muritse ayo n'amarangamutima umenya ari ukwiririra gusa nkigendera simuha agaciro. Ariko ndi muri mvura muvure bagiye batwigisha badushyira mu matsinda batwereka ko n'indi tsinda turimo. Mama Sophie ndamushimira na bagenzi be bazanaga buri munsi agahora andeba akavuga ati ariko ko ndeba ufite agahinda gusuhuza umutima watubwira ikintu kikubabaza. Rimwe nshaka kumubwira nabi, ariko kuko ari umuntu tuyoboye kandi wavuye hanze ndihangana ndifata. Nk'uko mugenzi wanjye yabivuze rero avuga ni buriya Sophia abaje avuye mu rugo rwe abana be
bafite ibibazo aribaza uko nzaba ibintu byose nyine noneho nkahita nisubiraho nibirasa barimo kutubwira ubwo ngubwo hari igihe yigeze kuvuga kuko mbona ufite agahinda ku maso nkaba mbona udashaka no kutuganiriza ugatega amatwi gusa bite byawe nkamureba nyine nkamubwira ngo nta kibazo bino bya kinyarwanda umuntu akubwira ngo umeze ute kandi urimo gushira ukamubwira ngo umeze neza. Ubwo ku munsi wa gatanu sinzi ukuntu yatuganirije atubwira nyine inkuru z'abantu bo mu matsinda y'ahantu yagiye ndamubwira rero mu maso nanjye umunsi navuze uzagira ngo ni diare de parole nk'uko babivuga nzavuga amagambo menshi cyane noneho aravuga ngo ntacyo ngo bivuge ngo uruhu ndamureba ndakoze kundi wa mugani bagenzi banjye nabo aricyo twabafashije bakagenda bahinduka kuki jyewe ntacyo nabaganiriza banyuramo muri make mubwira ukuntu nakundaga papa wanjye mubwira ukuntu nta mahoro nari nagira kuva yagenda mubwira ukuntu iwacu twari tumeze ibyo byose byibaza bikaba biri no mu ngaruka zimbesheje muri gereza kuko nahoraga ndwara ishyaka ryo kuvuga ngo njyewe narezwe ibintu bijyanye n'amafaranga nyine ya banki noneho nkahora mvuga ngo iwacu habaga imodoka ntabwo abantu bazadusuzugura bari abantu batwiciye bari abantu bagize gute abaje amadini nyine yo gushaka kashi abanyikubisemo avuga ngo bene wacu abana bo mu rugo twasigaranye batazajya ku ishuri basa nabi batazaba ahantu habi batazagera gute ngahora mbishaka ariko nyine nkabishaka mu nzira mbisinza nabi. Ubwo noneho ndangije Sofia mutekereza nyine ibya dosiye yanjye abo twari turi kumwe mu itsinda ndabatekerereza maze kubatekerereza bagenda bangira inama mama Sofia aramfasha Charlotte n'abandi bantu bari bahari njye numva ndaruhutse ndarira numva umutwe uraruhutse ntabwo ajya nkunda kuryama ngo nsinzire yo mu imiti yo kwa muganga buri kwezi bakampa imiti yo gusinzira cyane nari mfite ikibazo kugeza kuri uyu munota ntabwo nzaba bashyize papa wanjye baramwishe ariko ntabwo twigeze tumubona yapfuye rugikubita ku itariki 9. Rero i Kigali twari dutuye mu mujyi mukuru na muhanga wo bita kwa Kadafi wo mu Nyakabanda abantu bishe babiri baje kujya bafunga ngo ni ibyitso barabishe babashyira ku muhanda kuri kaburimbo babarambika umunsi wa mbere umunsi wa kabiri ku munsi wa gatatu hari ibintu by'ibikamyo bageraga by'ibibeni byatundaga imyanda y'akarere ka Nyarugenge batundaga byarundaga imyanda yo mu karere ka Nyarugenge bikajya kwimenya Kicukiro noneho akarere kavuze yuko bakoze inama nyine bavuga ko abo bantu ari imyanda baraza babapakira bya bimodoka bakagenda babo barereza bagenda bakurura amaguru bamwe bajya kubamenya Nyanza ya Kicukiro abandi babajyana muri Nyabarongo bavuga ko ari umwanda nyine ibiberi bikajya biza bigapakira bikongera bigapakurura tuza kwibaza rero ko nyine wenda papa yabara aho ngaho muri aho kuko nta muntu urirega watubwira ati wenda twaramukuriye tumushyingura iyi myaka yose irashize ntabwo tugeze tumushyingura cyangwa mama we twaramubonye hari umuntu wabashije kumuha ibyangombwa arahunga ageze aho tuvuga ku Kamonyi avuye i Kigali asanga babishe abamubonye bahita bamwica we twaramubonye twaramushyinguye mu rwibutso rwo ku Kamonyi. Ubwo ngubwo mbaho ngaho uwo munsi ndavuga ntahananiwe ndushye mu mutwe ndakaraba maze gukaraba nararyamye na ya miti ntabwo nayinyweye nanjye narasinziriye bukeye mu gitondo rero baza tuza gusoza iyo minsi bari batugeneye yo gukora amahugurwa ariko noneho ntangira urugendo rwo kumva ko mbaye umuyobora biganiro ngiye kujya ntega abandi amatwi kandi ngomba kubafasha bakagira aho bava bakagira aho bajya. Twakomeje kubona n'andi mahugurwa nyuma ariko kuva icyo gihe nava kuri iyo ntambwe nateye byafashije noneho nubwo nari nsanzwe ngira abo nitaho nkabagira ariko mu mutima wanjye hari abo narebaga nkumva nashaka no kubareba barira cyangwa hakaba uvugisha nkumva nashaka no kumuvugisha mu gihe cy'icyunamo basishaka no kumureba. Muri gereza ya Nyarugenge aho nabayeho hari umuntu witwaga Mwamine kuko yicishije abantu bo kwa data wacu bose bari batuye i Nyamirambo kukivugiza we mu cyunamo yaravugaga ntabwo yajyaga yiga yabaga azi igihe cy'icyunamo atari buvuge ndi bushaka ahantu
ndi bubendi batari banza kwigisha yaravugaga ati niba ngiye gutanga ubuhamya niba ngiye kuvuga Nyagatare mureba ahantu mumushyira mu gihe cy'icyunamo ko nabaga ameze nabi kurushaho ariko ubu ngubu ndashobora muvure ko muri iki cyunamo abantu tubana hano mwarabibonye ntabwo nigeze ngira ihungabana nigeze mbona njya kwa muganga ntabwo nigeze njya kwa muganga nabafashije abandi iminsi 7 irarangira ibyo ngomba gukora nabazwaga ndabikora birarangira ameze neza icyo nkesha mvura muvure rero natwe abayobora biganiro nuko hari icyo yatugejejeho nkabasaba ko baduha uburenganzira kuko murambisaba ubuyobozi bw'irigororero rya hano mbabazwa cyane n'abanyarwanda bari ahangaha b'abana batoya b'urubyiruko batazi amateka ya jenoside afande mushinzwe uburere mboneragihugu aba bana batoya bari ahangaha bakeneye ibiganiro kuko ibiganiro byo muri iki gihe ibyo byose tubahari no kugira ati kwibuka simbizi ni ibiki twagera igihe cyo kwibuka ugasanga nta kintu bimubwiye ahubwo barashaka gukora ibirori atumva ko turi mu gihe cyo kwibuka cy'iminsi 1 wamubwira uti ibingibi ntabwo bikorwa mu cyunamo ukabona ntabizi nta kintu bimubwiye ibyo rero ni ibintu nabyo mugomba gushyiramo ingufu mu bintu bijyanye no kugorora aba bantu byibura baba baciye ahangaha bakazagenda baza amateka mazima bakarwanya amabi apfobya jenoside yakorewe abatutsi. Nyakubahwa Madamu uhagarariye ambasade ya Sweden mu Rwanda, abahagarariye akarere ka Musanze turimo harabahari ntabwo nabonye ariko ubwo barahari. Madamu uhagarariye Interpeace, Madamu uhagarariye Prison Fellowship, n'uwaduhurije ahangaha uhagarariye DIDE n'abandi bafatanyabikorwa mwese muri ahangaha ntavuze mwiriwe. Nabanje gusuhuza abashyitsi ariko mpindukirire n'ahangaha bagororwa bo ku igororero rya Musanze, mwaramutse mwiriwe muraho. Kubo duhuye bwa mbere, nitwa Commissioner Bosco Kabanda, nkaba mpagaze ahangaha mu mwanya mpagarariye Komiseri Generale wantumye kuza kumuhagararira muri iki gikorwa, ampa n'intashyo y'umwihariko ku bagororwa ba Musanze ngo muraho. Uyu munsi turi ahangaha kuri gahunda ya Mvura Nkuvure, atari ubwa mbere ibaye ariko kubera agaciro n'uburemere Commissioner General na RCS baha gahunda nk'izi ngizi, nicyo cyatumye bavuga bati uyu munsi iyo gahunda irubahirizwa nk'uko yateguwe, dufatanye n'abari muri uru rugendo kuko ni urugendo mwatangiye, ntabwo ari urugendo rurangira uyu munsi. Gahunda nk'izi ngizi rero ni gahunda duha agaciro cyane kubera inyungu n'umusaruro zitanga. Umwe mu bavuye ahangaha yavuze ati si ubwa mbere ziba, kandi koko si n'ubwa nyuma, ariko ntabwo ziba ku muvuduko mu by'ukuri tuba twifuza, ariko impamvu ni nyinshi. Kuba rero zitaba ku muvuduko dushaka
nicyo gituma ababonye ayo mahirwe yo kugira ngo bajye muri iyi gahunda badakwiye kuyapfusha ubusa. Iri gororero ririmo abagororwa benshi, ariko abatagera kuri 60 nibo bakurikiranye aya mahugurwa. Harimo abahuguwe, harimo abahuguraga abandi. Murumva rero iryo janisha ko ari rito cyane. Nicyo gituma mbasaba rero ngo ababa babonye amahirwe nk'aya ngaya, ya mahugurwa babonye ntakabe amasigara cyicaro ngo birangirire aha ngaha, baze batanga ubuhamya birangire bavuge ngo icyo twashakaga buriya twarakibonye turigende. Ahubwo ni mugende mube ba ambassadeur ku bandi, kuri bagenzi banyu. Muranyumva? Mugende mufashe bagenzi banyu. Mvura nkuvure n'urugendo, kandi nibaza ko no gusaba imbabazi narwo n'urugendo ntabwo byoroha, ariko kandi bikwiye koroha kuko hari amahirwe muba mwahawe menshi abafasha kugira ngo mugire intambwe mutera, muve hamwe kuri A mugere kuri B. Mu by'ukuri muri aha ngaha mwese kubera ibyaha bitandukanye. Ntabwo nabashima kuba muri aha ngaha kuko muri aha mufite icyahabazanye, inkiko zabakatiye gufungwa igihe kingana gutya kuri buri muntu. Ariko icyo nshima ni intambwe mutera iyo muri aha ngaha, kwicara ukavuga uti hari impamvu yatumye nza aha ngaha, ariko reka nubwo mfunze reka nanjye ne kwifunga, reka mbohoke, reka mbohore imiryango, reka mbohore abavandimwe. Iyo ntambwe rero niyo dushima. Ukaba ahangaha mu igororero ukora ibihano byakuzanye, ariko kandi ukabikora utuje. Hari uvuye ahangaha wavuze ku kintu cya human right. Ndagira ngo mubwire ko kuri buri gororero haba ishami rishinzwe human right y'abagororwa. Nicyo gituma mubona basa gutya, barasa neza, iby'ibanze bagenerwa bibageraho, iby'ibanze bemerewe byose bibageraho. Iyo bitabagezeho ubwo umuyobozi w'igororero afite ukundi abisobanura. Ndagira ngo rero mbabwire ko nubwo muba muri aha ngaha, ariko leta y'u Rwanda, leta yacu, leta yanyu irabazirikana, igashyiraho ibisabwa byose. Murabona ko aho muba haravugururwa, turubaka amazu mashya, turashyiramo ibikoresho bishya, turahugura abantu bashya benshi, gutyo kugira ngo murebererwe, kugira ngo tubareberere. Nicyo leta yadushinze, hejuru y'ibyaha muba mwarakoze, ariko dufite inshingano. Leta yaduhaye inshingano, iduha n'ubushobozi, iduha n'ibikoresho byo kugira ngo tubareberere nk'abantu.
ayo mahirwe yose rero ariho mwe kuyapfusha ubusa. Turi kumwe ayo mahirwe mwe kuyapfusha ubusa. Ndagira ngo mbabwire ko kwigororero iryo ari ryo ryose ryo mu Rwanda, ntabwo ari Musanze gusa, hari amahirwe menshi, hari porogaramu nyinshi. Mbonereho mbakangurire kwitabira izo porogaramu. Izo porogaramu zigiraho mwebwe kugira ngo umunsi muzaba muvuye ahangaha, nimugera iwanyu za gahunda mwigiye ahangaha muzishyire mu bikorwa, zibafashe kwiteza imbere, zibafashe guteza imbere imiryango yanyu, zibafashe kubaho imibereho ya buri munsi. Ayo mahirwe rero timukayapfusha ubusa. Ndagira ngo mbonereho nshimire, ni n'ubutumwa nahawe na Komiseri General, ko nshimira abafatanyabikorwa bafasha RCS, badufasha kureberera mwebwe. Uyu munsi nkaba navuga nka Interpeace ngira ngo logo yayo murayizi, ni abantu babiri barebana, ariko harimo ivuga ubwo ndiho ndasobanura ibya Interpeace, ariko bashobora kubyivugira kurutaho. Turashimira Interpeace, turashimira Dide, turashimira Prison Fellowship, iri no mu bambere babanje iyi gahunda. Turashimira Haguruka, turashimira ndi muntu turi kumwe ninde, yego ICPO, yes. Abafatanyabikorwa bose ni ukuri mumfashe tubashimire. RCS mu mihindukire yayo yafunguye n'imiryango. Ntabwo ari ugufunga gusa ngo dufunge diregiteri ajye mu biro yibagirwe, oya. Ariko twafunguye imiryango no ku bandi dufatanya, kugira ngo mwebwe tureberera buri wese ashyireho icyo akwiye kubashyiraho, kandi mu gihe cyo. Hari byinshi rero tutakora tudafatanije n'aba ngaba mubona aha ngaha, ndetse cyo kimwe n'abandi badahari. Mubo shimira uyu munsi, Komiseri General yambwiye gushimira ambasade ya Sweden. Igira uruhare runini cyane nayo mu gufatanya n'aba bafatanyabikorwa, kuko murabizi ko za ambasade zikora, hari ibyo badakora mu buryo buri direct, ariko bagafatanya n'abandi bari bufatanye natwe. Nicyo gituma mubona hari umudamu hariya umaze kubabwira ijambo ryiza, uhagarariye Sweden Embassy. Mudutangire ubutumwa kwa ambasaderi ko Komiseri General yabashimiye. Hari benshi bo gushimira, kubera ko usanga bamwe bakoreye kuri gereza ku igororero rya Musanze, ariko hari n'abandi bariho bakorera ku igororero rya Nyarugenge cyangwa se ku igororero rya Nyagatare n'ahandi. Rero abo bose nabo dufatanya kugira ngo imirimo tuba twashyize muri gahunda igende neza. Ntabwo rero biba byoroshye mu by'ukuri,
kumara ibyumweru 15 mu matsinda atandukanye, ubundi twakabaye dufata abantu bose bari ahangaha, ariko ntibishoboka. Ibi rero bidufasha kugira ngo mwebwe mube muri mu magororero ariko mutekanye, mukabamo aho umuntu bamusaba kugira icyo avuga, bamusaba kuvuga ikibazo afite, akavuga icyo ashaka ko twumva, ntavuge cya kibazo afite. Tuba tugira ngo muve aho ngaho rero, umuntu avuge icyo atekereza, ntavuge icyo ashaka ko abandi bumva, icyo yibaza ko abandi bashaka ko avuga. Oya, niba baguhaye umwanya uvuge icyo utekereza, wivuga icyo wibaza ko undi muntu ashaka ko uvuga. Murumva itandukaniro? Ni ukubohoka muri make, ni ukubohoka ukaba wowe. Nibyo nahereyeho mvuga ngo we kubura ahangaha ngo hanyuma kandi wifunge n'umutima. Ba wowe ukora urugendo, turi kumwe, hari abafatanyabikorwa, ejo uzatahe uri umuntu wagororotse koko, ushobora kubana n'abandi mu muryango. Ibyo rero biratujyana ku kuvuga ngo iyo umuntu aje ahangaha ahaza kubera icyaha kimwe, ntakwiye kuhava yahigiye ibindi byaha. Niba uje ahangaha uriho urakora igihano wahawe, ariko wikwiga ibindi bizatuma ugaruka. Turi kumwe? Mwamagane abantu bashaka kubasubiza inyuma. Buri wese afite uko atera intambwe, ntabwo zireshya, ariko mwirinde abantu babajyana mu nzira zitari zo, kandi n'ubundi muri mu gihano. Mwirinde ingengabitekerezo ya jenoside. Hari abantu banze guhinduka, hari abantu badashaka guhinduka, ariko mubirinde, ahubwo mubigishe. Muri mwe hari urubyiruko rwinshi, duhereye no kuri IT ari Wilars ni urubyiruko yavutse nyuma ya 1994, ariko ndahamya neza ko ntawe ushobora kumushuka amujyana mu ngengabitekerezo ya jenoside. Leta y'u Rwanda hari icyo yiyemeje ko nta jenoside izongera kubaho ukundi. Ibyo ntimubizi? Iyo ikwiye kuba intego ya buri munyarwanda wese, cyangwa se ya buri muturarwanda wese, aho ava akagera. Ariko ntituyobewe ko hari abagifite ibyo bisigi kandi bashaka no kubishyira cyane cyane mu rubyiruko. Ntimubemerere, murabyumva? Nabo kandi turabasaba guhinduka. Turi kumwe? Ntavuze amagambo menshi rero, ndagira ngo mbabwire ko uyu munsi ni umunsi w'agaciro. Namwe ntabwo ari mwe mukwiye kutawuha agaciro. Nimwe bagenerwabikorwa, turahari, abafatanyabikorwa beza barahari. Dufatanye rero kugira ngo tugire icyo tubagezaho kizabafasha kurangiza ibihano byanyu, ndetse mugasubira mu miryango yanyu muri abantu bazima bashobora kwiteza imbere.
nagira ngo rero amahirwe nk'aya bisubiremo, ntimukayiteshe, ntimukayavujuze. Umuyobozi w'igororero navuga ati hari gahunda iyi n'iyi, ahubwo ajya agira ikibazo cyo kuvuga ngo ko habonetse abakandida benshi kandi ubushobozi twateganije ari buke, tubigire gute? Sibyo? Yego, murabinyemereye?